Haleluya, haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabashuje bene data, Imana ibaha umugisha. Mwese tubana mu bihe byiza byo gusenga buri munsi, aho uherereye hose ndagushuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Abari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi, nyemerera aho uherereye hose dufatanye gusenga uyu mwanya muto. Hereza Imana icyubahiro, zirikana urukundo rwa Yesu Kristo ku buzima bwawe. Tekereza aho yagukuye n'aho yakugejeje, tekereza ineza y'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Tubanje Imana hose muri byose, turongeye turavuga ngo uri uwera Mana, ugira neza, uri Imana yuzuye urukundo n'imbabazi, uri Imana itwitaho iturengera. Imana ishimwe. Nyemerera aka kamwanya wongere unezezwe n'Imana mu buzima bwawe. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turacyari muri teme yacu igira iti ubuzima bufite umwuzuro, tunayisoza dunakorotira uyu munsi. Nagira ngo mbwire ko ubuzima budafite umwuzuro ari ubuzima bwuzuyemo ibyaha, ari ubuzima bubi cyane, ari ubuzima umuntu nyuma yo gukora ibyaha aracubangana mu buzima bwe, n'ubundi akuzura amarira, akuzura kwicuza ibyo yakoze kandi byarangiriye. Rero ujye wifuza kuba mu buzima bufite umwuzuro, bufite icyerekezo, bufite intego yo kubana n'Imana, yo guca bugufi imbere y'Imana, bufite intego yo kubana neza n'abantu na bene so, bufite intego yo kuzinukwa ibyaha n'ibisa nabyo. Jya wifuza kuba mu buzima bufite umwuzuro. Imana ishimwe. Iyo ubuzima bufite umwuzuro uba wubaha Imana, uba ukunda Yesu Kristo, uba uyoborwa n'Umwuka Wera. Ndagira ngo dutire conclusion tuvuga iryo jambo. Iyo ubuzima bwawe bufite umwuzuro, uba wubaha Imana Data, Imana yakuremye, uba ukunda Yesu Kristo wakubambiwe igorogota ku musaraba kandi ukurengera iteka. Umunezezwa n'Umwuka Wera. Imana ishimwe. Ubwo buzima burimo ubutatu bwera bw'Imana muri ubwo buryo buba bufite umwuzuro. Uwo ni wo mwuzuro nashatse kujya ngenda nkubwira. Uyu munsi dukorotira rero niwo nkubwiye. Uzajya wubaha Imana, ugende wicishije bugufi, uzajya ukunda Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe wakurengeye, kandi ujye wemera kuyoborwa n'Umwuka Wera. Imana ishimwe. Nyemerera rero aka kamwanya dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Daniyeli. Ni ibice bitatu, turasoma umurongo wa 16. Titire y'ijambo handitse ngo Saduraka na Meshake na Abedenego banga kuramya igishushanyo. Imana ishimwe. Iyo uba mu buzima bufite umwuzuro, nta situation, nta buzima, nta bizaza, nta biriho none byatuma ureka Imana, byatuma witandukanya n'urukundo rw'Imana. Nta buzima, nta bukire, mbese nta mibereho yatuma ujya kuramya ibigirwamana. Meshake, Shaduraka na Abedenego rero bakubera icyitegererezo muri aka kamwanya. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Ni ibice bitatu umurongo wa 16. Handitse ngo Saduraka na Meshake na Abedenego basubiza umwami bati Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana. Imana ishimwe. Aba bagabo ndabakunda cyane, ni ibiharamagara. Si uko bavuze gutya batabonye abo uwo muriro, uburyo uwo muriro warangije kongezwa nk'inshuro 7. Ni ukuvuga ngo bazanye inkwi barongera bashyiramo inkwi, barongera bashyiramo inkwi, babigira 7. Bararikomeka cyane. Bigaragara ngo ryarakaga mu buryo bukomeye cyane. Ariko barangije, umwami arababwira ati rero nimwumva amakondera, mukumva amabubura, mukumva urusaku, namwe muhite muramya igishushanyo nakoze.
ariko barangije baramubwira bati mwami, bati Nebukadinezari, baramubwira bati nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Mbese we yagize ngo bamubwire bati yego, kuko yarababajije ngo mbese Imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Mbese Nebukadinezari nawe yari yashatse kubabwira ko nta yindi mana yashobora kubakiza muri iryo tanura ry'umuriro yakometse kuri icyo kigero. Ni kwa kundi umuntu ashobora kuza akakubwira ati aho wabereye wigeze ubona imbaraga muri iyi minsi zishobora kugutabara zikakurengera, kandi byarangiye iryo deni cyamunara iyo yarangije kumanikwa, wisiye yarangije gutanga itangazo, nta kintu cyayikuraho. Cyangwa akaba yanakubwira ati wigeze ubona ubwo burwayi iyo bamaze gutanga icyo gisubizo hari umuntu ujya ukira? Ariko Meshake, Shaduraka na Abedenego ngo barangije baravuga bati nta mpamvu yo kugusubiza, nta mpamvu. Burya bijya bigera igihe wowe ugaceceka, iyo ikigeragezo cyanutse cyashaririye, iyo abantu bose bakwitaje bategereje kureba kupfa, bategereje kureba kuseba, bategereje ko bumva ijambo ryawe ryo kuboroga, bategereje ko bumva yuko uri buvuge ngo yewe nanjye ndabizi yuko ubu ngubu ari ugupfa. Abantu bategereje ikikuvamo akakuvamo. Abanyarwanda bo baravuga ngo baba bategereje akakuvamo. Rero biragukwiriye kumenya nka Meshake, Shaduraka na Abedenego, kuko bo baravuze ngo nta mpamvu rwose ituma tugusubiza iryo jambo, nta mpamvu yo gutanga ibisubizo ku bantu bari kukunyega, nta mpamvu yo gutanga ibisubizo ku bantu batazi ibanga ufitanye n'Imana, nta mpamvu yo gutanga ibisubizo ku bantu n'ubundi baguteza imitego, nta mpamvu yo gutanga ibisubizo ku bantu bagusekerera bakakuvugira mu rwongorerano, nta n'impamvu. Yewe niyo mpamvu aba bagabo baravuze ngo nta mpamvu rwose. Nawe ujya ugenda uvuga ngo nta mpamvu yo kuvuga igihe cyose, nta mpamvu. Yewe nta mpamvu yo kwisobanura igihe cyose, nta mpamvu yo kuva mu kwizera Imana, nta mpamvu yo kureka Imana, nta mpamvu yo kureka icyizere, ibyiringiro wari ufitiye Imana, nta mpamvu. N'ubundi reka nkubwire, Imana niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, ku mibereho yawe, kuri icyo kibazo. Nta mpamvu rero yo kwirwanirira. Imana idusanga, Imana itugire neza. Meshake na Shaduraka na Abedenego baravuga ngo Imana yacu dukorera, ariko haleluya, Imana yacu dukorera, Imana yacu dusenga, Imana yacu twiringiye, Imana yacu tuzi ko ari inyembaraga, Imana yacu tuzi ko ari inyamaboko, Imana yacu tuzi, yewe Imana yacu twabonye muri bya bihe, Imana yacu twabonye muri Kovide ntawe usohoka, Imana yacu twabonye ababisha batugose, Imana yacu twabonye, Imana yacu dukorera. Bavuze Imana, baravuze ngo Imana yacu dukorera, Imana yacu ifite imbaraga zitagereranywa, Imana yacu irwana bucece, Imana yacu, yewe Imana yacu yumva gusenga, abarayivuze, yewe ngo Imana yacu dukorera. Imana ishimwe. Nawe wari ukwiye kuvuga ngo Imana yanjye nabonye cya gihe, Imana yanjye nabonye abantu banyitaje, Imana yanjye nabonye abantu bose bampindutse, Imana yacu dukorera, Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana. Imana ishimwe. Ariko ibaze bari gusubiza umwami,
n'iteraniro ribashungereye ritegereje ko bari bushye ibaze bavuze gutyo bakavuga Imana neza cyane baravuga ngo ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana. Imana yacu, Imana nkubwira wowe, nimba ufite umwuzuro w'Imana, nimba wizera Imana, niba ukunda Yesu Kristo, nimba uyoborwa n'Umwuka Wera, Imana wizeye, Imana ukorere ibasha kugukiza muri icyo kigeragezo, ibasha kukigukuramo, ibasha ndetse no gutuma kiguhusha. Imana yacu wizeye, Imana usenga, Imana wiringiye, Imana ikorera ibasha kugukiza no mu kimeze nk'itanura ry'umuriro ugurumana. Imana ishimwe. Iryo tanura ry'umuriro ugurumana ni icyo kigeragezo gishaririye, ni ubwo bukene, niyo nzara, nayo marira urarurira. Iryo ni itanura ry'umuriro ugurumana. Imana rero wizeye ibasha kugukiza rwose. Imana ishimwe. Bakomeza bavuga ijambo rikomeye ngo ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye yuko tutari bukorere imana zawe habe no kuramya icyo gishushanyo. Bo baravuze ngo naho haba ari ugupfa, naho haba ari uko birangira ubukene bukaza, naho haba ari ugupfa, naho haba rwose ari ukuvuga ngo ibyanjye birashize, naho haba mbese Imana ibyemeye nk'uko yigeze yemera Yohana bakamukata igihanga. Bari bazi izo nkuru, baravuga ngo naho Imana itadukiza, nta mpamvu yo kwihakana Imana, nta mpamvu yo kuramya ibishushanyo, nta mpamvu yo kujya mu bapfumu, nta mpamvu yo kuba indaya, nta mpamvu yo kuba kazizi, nta mpamvu yo kunywa ibiyobyabwenge ngo nibyo byaguha ibitotsi, nta mpamvu, yewe nta mpamvu yo kureka kwizera Imana. Imana ishimwe cyane. Igikuru ni ugukomeza kubaho twizeye Imana, dukunda Yesu Kristo, tuyoborwa n'Umwuka Wera. Aha aba bagabo babifashijwemo no kuzura imbaraga z'Imana, nizo zatumye bahamya aka kageni. Nawe rero nyemerera wumve ushaka kuba inshuti na Yesu Kristo kandi wubaha Imana, wemere Imana ikuyobore, wuzure ubuzima bufite umwuzuro, ugire ubuzima bufite umwuzuro. Shalom. Imirimo y'Imana ni myiza, ibyo igukorera ni byinshi cyane.